Muraniza mukomere ndabashimye nizere ko aho muri mumeze neza ubuzima bugenda. Uyu munsi ndi kumwe n'umuntu udasanzwe umushyitsi bakwitande Mutorwa Patrick. Guys, iyo bitorwa Patrick namwegereye kuko maze iminsi mfite ikibazo nshaka kumubaza, navuze atari ko reka mutumire kuri YouTube yanjye, wenda ibibazo mfite namwe mwabyumviraho. Patrick, amakuru yawe? Makuru ni meza cyane. Okay, ndagushimye ko umpaye umwanya ngo tuganire. Yarakoze Eric, urakoze kumananya umwanya kugira ngo tuganirize abanyarwanda. Naciye ku ruhande. Ibibazo nibaza. Nigerekeranye na Rwanda Youth Metrics Connect. Uwo muryango kubera iki mwawushinze? Umuryango uje guhindura iki? Ese nk'urubyiruko turawisangamo gute? Twafatanya gute? Abataramenye twabwira gute kugira nabo bimenye? Kuko ndi kumwe n'umwe mu bayobozi mu membre fondateur ba Rwanda Youth Metrics Connect. Yarakoze Eric, nivyo Rwanda Metrics Youth Connect ni umuryango washinzwe n'abanyarwanda, cyane cyane abari mu mahanga. Ukaba ari umuryango ushaka kugira uruhare mu kumenyekanisha ikibazo cy'abanyarwanda, cyane cyane ab'impunzi. Ariko si n'abanyarwanda b'impunzi gusa, kubera yuko hari n'abanyarwanda bari mu gihugu bameze nk'aho babaye impunzi mu gihugu cyabo. Akaba ari niyo mpamvu dukoresha iryo jambo Metrics. Metrics ni ijambo rikomoka mu Bugiriki bwa kera, rikaba rivuga abantu babagaho mu miji y'aho hantu cyangwa muri icyo gihugu cyo mu Bugiriki, bitwa ko ari abenegihugu, bakora ibyo bagomba gukora bose nk'abenegihugu, ariko igihugu cyo ntikibahe ibyo kibagomba nk'abanyagihugu. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko ari nk'abaturage bo mu cyiciro cya kabiri. Abo rero nabo mu Rwanda barahari imbere, bara bose basenyerwa, bara bose bakubitwa ku mihanda bavuzwa gucuruza no gushaka imibereho. Ariko hakaba n'ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda zibagiranye, aho uyu munsi uvuze kuri impunzi y'umunyarwanda umuntu yumva umujenosideri, akumva umuntu wavuye mu Rwanda akoze amakosa. Ibyo rero nibyo byaduhagurukije nk'urubyiruko, nk'abantu bakiri bato, ariko tunashaka cyane cyane kugira ngo tumobirize cyangwa dukangurire urubyiruko rwaba ruri mu mahanga n'uri mu gihugu, rwumve ko ibibazo by'igihugu, cyane cyane ibibazo byo guhezwa, haba guhezwa ku burenganzira bwawe uri kuba ufite mu gihugu nk'umwenegihugu, turi hano mu mahanga kubera ko hari icyo kibazo. Hari ibihumbi byinshi cyane by'abanyarwanda biri hanze kubera icyo kibazo. Ubwo rero twishyize hamwe dushinga umuryango ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turavuga tuti dushobora guhindura imyumvire ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda, dukora ubuvugizi, dushobora gukorana n'indi miryango mpuzamahanga yita ku bibazo nk'ibi ngibi kugira ngo turebe ko bagira uruhare mu gufasha abanyarwanda. Ariko kandi mu gihe ibibazo bitari byanakemuka, dushobora no kwishakamo ubushobozi bujyanye n'amafaranga kugira ngo dukemure ibibazo dufite bitoya dushobora kwikemurira twebwe, kubera ko ntabwo wenda gufasha abana kujya ku ishuri kubona ibikoresho by'ishuri cyangwa kubona ibikoresho by'isuku n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bisaba ubufasha bw'ibihugu n'urugero. Ariko igihe twishyize hamwe tukamenyana, dushobora kwishakamo ubwo bushobozi kugira ngo dufashanye hagati yacu. Urebye mu magambo make, Rwanda Metrics Youth Connect niyo ngiyo, icyo yaziye iby'ingenzi n'ibyo ngibyo mvuze, ariko cyane cyane turifuza ko ruba urubuga aho abanyarwanda cyane cyane abato bashobora kuganira ku bibazo by'igihugu cyabo, kandi ntibe kuganira gusa ahubwo bakanashaka ibisubizo hamwe bafatanyije. Patrick, tukiri aho ngaho, urakoze ku bw'isobanuro byiza, ariko ari ikintu kimwe wakomojeho, kwishakamo ubushobozi. Inshuti zanjye, hari igikorwa kiri gutegurwa na Rwanda Metrics Youth Connect. Ni ukuvuga ngo ntabwo bikiri amagambo, noneho hari no kuboneka, hari guhura, hari gutegura inama, hari kugira ngo urubyiruko ruhure rugane ku bikorwa bitandukanye. Ndagira ngo use nkaho uca ku mayange kuri icyo gikorwa muri gutegura, nanjye numva nshaka kugifatanya namwe, cyabera hehe, abantu bose baratumiwe, ufite ikibazo yabavugisha, mbese nk'umuntu utazi ufite amakuru n'icyo mbwira kuri icyo gikorwa kiri gutegurwa. Urakoze. Nyuma yo gutangiza Rwanda Metrics Youth Connect nk'umuryango utegamiye kuri leta ufite izo ntego navuze, tukabandikisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twaravuze tuti tugomba no gusohoka abanyarwanda bakabimenya ko hari. Niyo mpamvu twateguye launch cyangwa se kuwushyira ku mugaragaro hanze, izabera mu Bubiligi mu mujyi wa Bruxelles, tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Mu byumweru bibiri. Ni ukuvuga ngo hageze igihe kiri kugenda. Ndabatumiye abantu bose mukurikira chaîne yawe, abanyarwanda bose batwumva, cyane cyane abari mu Burayi, mu Bubiligi, muzaze tuganire, twungurane ibitekerezo, mumenye ibyo dushaka kugeraho, mumenye uko twafatanya,
ishyaka rya politiki waba urimo ubaye utaririmo imyemerere yose waba ufite upfa kuba wumva izo ntego za Metix zaduhagurukije ari intego zawe ari intego ufite ku mutima wagira icyo ukoraho. Abantu bose turabatumiye, turifuza ko tuzahura tugahora turi benshi. Mushobora kujya kuri platform zitandukanye za Rwanda Metix Youth Connect mukiyandikisha, hariho link aho abantu bashobora kwiyandikisha bifuza kwitabira. Mushobora kutwandikira mu buryo butandukanye tukabagezaho uko gahunda iteye. Bashobora no kubaza abandi mukorana, bashobora no kubaza abandi bantu bari mu baba abanyamuryango ba RMC, baba abayobozi bayo batandukanye, kugira ngo turebe ko kuri uwo munsi tuzahura turi benshi tugashobora kuganira kungurana ibitekerezo no gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo byacu. Kandi koko uwo munsi turashaka kugira ngo ko duhure turi benshi. Niyo mpamvu inshuti zanjye abakurikirana ibiganiro byanjye ndabizi neza ko harimo aba mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi n'abishobora mu yindi migabane Amerika, Australia. Numva ku bwanjye mwaza cyangwa ababyeyi bakohereza abana nibura tukagira igihe kimwe urubyiruko rushobora guhura tukaganira, kuko hari ibibazo byinshi byo kwibaza ariko aho bigeze ntago buri bwo kwiherera ngo akore ku giti cyiwe. Ari uvuga ati ko ndi umujene, Patrick ari umujene, twahuraye twaganira kuki nicyo tugamije, twizera ko bizagenda neza. Patrick, hari ikintu twaba twagiye kuvuga? Oya, ndagira ngo twagerageje kubinyuramo byose muri rusange. Usibye ko icyo narenzaho nuko murahishiwe, hari byinshi bizakorwa uwo munsi, hari ibiganiro bizakorwa, hari kwidagaduramo gakeya nk'urubyiruko bizakorwa, hari ugusabana. Ni ibintu byinshi biteganyijwe uwo munsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 3, 2026. Okay, Patrick, ariko akabazo kumwe natekereje ubundi, hari abantu bavuga indimi zitandukanye. Hari abantu bavukiye mu Burayi, abavukiye mu migabane. Numva bibaye ngombwa ko ushaka kutumva ururimi tuvuga rw'Ikinyarwanda, hashobora kuba n'abandi bajene bavuze urundi rurimi, banumva umuntu atahiga kubera ko wenda ari rumwe tumva. Numva ngiye mbatumiye n'abantu indimi zose, ari zose, ariko Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda n'indimi zizakoreshwa. Cyangwa kwandikira kuri kurubuga ukoresha kuri Twitter, kuri YouTube yawe, ati ngiye nshobora kuza ariko navuga Ikidage mwamfasha hari abantu batandukanye bafite ko turabizi hari icyo kibazo kirahari. No mu bintu dushaka gukora hamwe ngiye kwigisha ururimi n'umuco w'igihugu, cyane cyane ku rubyiruko utagize amahirwe yo gukora mu gihugu, bakaba hanze aho basa nkaho kubera amateka yacu babaye nk'abatandukanye n'ibibaranga nk'abanyarwanda. Icyo nacyo ni ikibazo tuzi kandi kiriho dushaka kuzakoraho. Abo rero nabo ni karibu, kubera ko iyo tuvuze urubyiruko cyangwa se abantu bari muri Metix, ntabwo ari urubyiruko gusa, dufite n'abantu bakuru nabo bazaba hari. Abo bantu bose bafite ubumenyi butandukanye, ni nabwo dushaka guhuriza hamwe kugira ngo turebe ko ubwo bumenyi butandukanye dufite, izo ndimi tuvuga, imyuga itandukanye dukora, byavamo ibisubizo bituma turangiza ibibazo byacu nk'abanyarwanda. So guys, birashoboka. Ndabashimiye ko mukurikiye kino kiganiro, mugisangize. Dufite ibyumweru 2, hari uburyo bwinshi bwo kutuganiriza. Ushobora kugera Rugaba Patrick kuri Twitter, ushobora kunyandikira, kwandikira Heke Ngoga, ushobora kwandikira Mimi. Abantu bose muzi ushobora kubabaza, igisubizo kirahari. Ndabatumiye, murakoze cyane. Patrick, koze kudusura kuri YouTube channel yacu, natwe tuzabasura. Murakoze cyane Eric. Okay.